Ya haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho uherereye hose ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Gubwa neza, Imana ikurebe neza, Imana ikwishimire. Nawe ujye wibuka guhereza Imana icyubahiro, ufate umwanya wo gusenga, ufate umwanya muto cyane ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye aho ugejeje ukora, ndagushimiye ibyo wakoze, ndagushimiye ko wanyimanye, ndagushimiye ko narwaye ukankiza, ndagushimiye ko nahuye n'ibigeragezo ukahagarara nk'Imana y'inyabushobozi, nyabutware. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntukaburire Imana umwanya wo kuyihereza icyubahiro. Turacyari mu ijambo ry'Imana ry'iki cyumweru rivuga ngo Imana ibera amaso abayitakira bose. Birashoboka ko hari igihe wanyuzemo ugataka Imana ukayibona, birashoboka ko n'ubu uri gutaka ariko Imana irakwegereye, humura. Imana yiteguye kugutabara no kukurengera no kugukiza, byaba uburwayi, yaba amadeni, yaba ikigeragezo runaka. Mbese ubuzima ubona bushaririye cyane, ukuboko k'Uwiteka kurahari ngo kugutabare kukurengere. Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kubana mu bihe byiza byo gusenga. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo ibihanura imibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Imana ishimwe. Tugeze ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'aka kanya ryururutse ari inkomezi, ryururutse ari igihamya, ryururutse ari ijambo rifite ubutware n'ubushobozi ku byari biguteye ubwoba byose. Ijambo ry'aka mwanya ryururutse riguhamiriza ko umwami Imana hari kandi afite ubushobozi. Imana itabara, Imana irengera, Imana irenganura. Ijambo riravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ntamwara. Ni ukuvuga hariho guseba, hariho kumwara, hariho kubura uko ugenza, hariho kubura uko wifata, hariho kuba uwo baseka, hariho no kugufata ijambo. Ariko ijambo riravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Imana ishimwe cyane. Hari ugutabarwa n'Imana, hari ukurengerwa n'Imana, kuko umwami Imana azantabara. Ndagira ngo uhereze Imana icyubahiro, kuko hari ugutabarwa n'Imana. Ntabwo ari ugutabarwa n'umwana w'umuntu, ntabwo ari ugutabarwa n'amafaranga, ntabwo ari ugutabarwa n'abakomeye, ntabwo ari ugutabarwa yewe n'inshuti, ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ijambo ryarebye, Imana yarebye, ijambo yarebye, Uwiteka umuremyi wawe yarebye, asanga ikimwaro kibabaza, ikimwaro giheza umuntu mu nzu, ikimwaro gituma uhindura inzira, ikimwaro gituma wihisha, ikimwaro. Umwara kuko wagize ikibazo, umwara kuko wabuze kirengera, umwara kuko wabuze ugutabara, ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma utazamwara, nicyo gituma utazaseba, kubera ko umwami Imana ahari, kubera ko Imana ihari, kubera ko Yesu Kristo ahari, kubera ko Yesu Kristo ari kumva gusenga kwawe, kubera ko Yesu Kristo wamuhisemo nk'umwami n'umukiza wawe, kubera ko washikamije umutima ku Mana, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Imana ishimwe cyane. Ijambo rikomeza rivuga ngo nicyo gitumye nkomera, mu maso yanjye hakaba mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo Imana ibera amaso abayitakira bose, ngo kuko Imana ishimwe, ngo kuko hari impamvu, hari impamvu, hari impamvu, hari impamvu, hari impamvu, ngo mu maso yanjye
hajya hamera nk'urutare. Imana ishimwe. Ntabwo mbizi nimba nawe mu maso yawe hajya hamera nk'urutare. Hamera nk'urutare gute? Harakomera, kuko ibibigukubita n'ibikuzengereza n'ibikuzungaguza ntabwo biba byoroshye, ariko kuko umwami Imana yawe, kuko Yesu Kristo, kuko umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwara. Noneho mu maso yawe, kuko wizeye Imana, kuko wiringiye ubutabazi bw'Imana, mu maso yawe harakomera, yewe hakamera nk'urutare. Imana nishimwe cyane, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Iyo ukomeje ku murongo wa 4 handitse ngo unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanye? Duhagarare twembi. Ariko kugutsindishiriza, ugutsindishiriza ari hafi. Ninde uzakuburanya? Ndakubwira wowe ufite imanza zarakuzengereje, ndakubwira wowe urengana, ndakubwira wowe uri muri icyo kibazo cy'urubanza, ugutsindishiriza ari hafi yawe, ari hafi, muregeranye. Ni ukuvuga akwegereye kurusha uko uwo mubiri wawe ukwegereye. Ugutsindishiriza ari hafi. Ninde uzakuburanya? Ninde uzakuburanya? Umurezi wawe ninde? Imana ishimwe. Ijambo riraguhamirije ngo, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. Nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Nzi yuko utazakorwa n'isoni. Nawe gira icyo ubwira abadayimoni, gira icyo ubwira ibiri kukwihebesha, bikubwira ngo byarangiye, birakomeye, noneho byarangiye. Amajwi byarangiye yabaye menshi mu mutwe wawe, yabaye menshi muri wowe. Byarangiye, nta kundi byarangiye. Oya, bwira Satani n'abadayimoni ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nurangiza ubwire Satani n'abadayimoni ngo uwunsindishiriza ari hafi, andi hafi, uwunsindishiriza ndi hafi. Nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Mbese nawe aya magambo uyagira isezerano, uyagire ayawe, uyagira isengesho, uyagira ayo wicayemo, uyagira ayo uryamyemo, uyagira ayo wiyorosa. Nzi yuko umwami Imana azantabara, kandi uwunsindishiriza ndi hafi. Nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo Imana ibera amaso abayitakira bose, ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana. Wowe shikama mu bihe byiza byo gusenga, wowe izera Imana uyiringire, na nyuma ya zera irakora. Zibura umunota umwe irakora. Imana ishimwe. Zibura umunota umwe Imana irakiritura, ukakira mesaje y'ibyiza. Nyuma ya zera abantu barahebuye, Imana irabizura bikaba bizima. Imana ishimwe, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Unsindishiriza ari hafi. Nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Shalom. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Yewe wa munyamubabaro we, komera mu Mana. Imana ishimwe. Shalom.